General Muhoozi Kainerugaba uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Mu minsi mike itambutse aherutse gutangaza amagambo abantu benshi cyane bibajijeho, n'amagambo yateye abantu benshi kuyibaza. Yayacishije ku rukuta rwe rwa X, ni yahoze yitwa Twitter. Yanditse amagambo muri poste zigiye zitandukanye, abantu bibaza niba akomeje cyangwa se ari ukuganira. Niyo tugiye kuba turebera hamwe, ariko si ukubabwira poste gusa, ni ukugira ngo tunazinjiremo turebe ngo ni iki kibyihishe inyuma gishobora gutuma umuyobozi uri ku rwego nka ruriya, umuyobozi uyoboye igisirikare, ashobora kwiprononsa agashyira hanze ukuri nka kuriya cyangwa amarangamutima nkariya. Jye nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space, ngo haye ikaze. Reka twinjire muri iki kiganiro tubanza kureba zimwe muri poste General Muhoozi Kainerugaba yanditse cyangwa se yapostinze kuri X ye. Poste ya mbere hari aho yapostinze agira ati "We want the war in the Middle East to end now." Ati turashaka ko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati irangira nonaha. The world is tired of it. Ati isi irayirambiwe. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. Atariko icyo ari cyo cyose cyavugwa kigamije gusenya cyangwa kwangiza Israeli, ati cyo natwe cyahita kidushyira mu ntambara. Asoza iyi post agira ati on the side of Israel. Ati Uganda ku ruhande rwa Israeli. Ntabwo ari iyo post yonyine yashyizeho, kuko hari indi poste yashyizeho, ariko nyuma y'igihe gito ahita yisiba. Yari yanditse ati we could have captured Tehran in 72 hours without any bombing. Ati Tehran iyo tubishaka twari kuba twarayifashe mu masaha atarenze 72 kandi tutarashe. Ibi rero bikaba byaratumye abenshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakora igisa no gukomanta kuri ubu butumwa bwe cyangwa iyi poste, ariko mu buryo bwo kunyega cyangwa se babiseka, bati ahantu Israel hayibizi cyuya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zapanga kuhatera zikikandagira zigatekereza kabiri, nigo tuvuga ko wowe iyo ubishaka n'igisirikare cyawe mwari kuhafata mu masaha atarenze 72 kandi mutarashe. Ni ibintu bitangaje cyane. Indi poste yanditse ati it can take us more than 2 weeks to capture Tehran. Aha bisa naho yahinduye imvugo. Mbere yari yavuze ko bitarenze amasaha 72, ariko yaragarutse ati it can take us more than 2 weeks to capture Tehran. Ati ntabwo byadufata igihe kirenze ibyumweru 2 kugira ngo tube dufashe Tehran. Ati a UPDF brigade is enough for that job. Ati brigade ya UPDF ako kazi yagakora kandi kagakora neza cyane. Hanyuma yashyizeho indi poste nayo. Aha turi kukubwira amwe mu maposte yagiye postinga, ariko atambutsemo ubutumwa buganisha kuri iyi ntambara Israeli irimo na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaranditse ati Israel stood with us when we were nobodies in the 80s and 90s. Ati Israeli yaratubaniye itubera igihugu cyiza mu myaka za 80 na za 90 igihe twirwanagaho nta wundi muntu dufite. Ati rero nta buryo na bumwe natwe tutabashyigikira, ubu twabaye igihugu gikomeye mu by'ubukungu ndetse n'igisirikare. Hanyuma tukiri kuri izi poste za General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, poste ndi busorezeho niyi igira iti the Yoni statue will be soon unveiled at Entebbe International Airport. God bless Uganda and Israel. Ati ikibumbano cya Yoni mu minsi mike kizashyirwa ahagaragara ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Ati Imana ihumugisha Uganda ndetse na Israeli. Aha rero dushobora kuvuga Yoni, umuntu akibaza ati Yoni ninde? Uyu Yoni yitwa Jonathan Netanyahu, akaba yari umuvandimwe wa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli. Yamenyekanye cyane mu gikorwa cyateguwe n'umutwe w'ingabo zidasanzwe wa Israeli hari ku itariki 7 mu 1976. Ni misiyo y'ubutabazi yamenyekanye ku izina rya Thunderbolt. Iyi misiyo yari yo gutabara abanya-Israeli bari bashimutiwe mu ndege ya kompanyi y'Ubufaransa bashimuswe n'ibyihebe, ariko muri iyo ndege harimo n'abandi bagenzi nabo bari bashimuswe. Iki gikorwa rero cyarabaye kiranarangira, ariko ku ruhande rwa Israeli batakaza umukomando umwe, ari we uyu Jonathan Netanyahu, ari nawe wari uyoboye iyi operation cyangwa se iki gikorwa cy'ubutabazi. Misiyo yo ku ruhande rwayo yagenze neza kuko bagomba gutabarwa barataba
batabawe. Tugarutse kuri poste ya Kainerugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yanditse biriya ko ikibumbano cya Yoni mu minsi mike kizajya hagaragara ku kibuga cy'indege cya Entebbe, asa n'uwongera gukomoza kuri iki gikorwa cy'ubutabazi cyangwa iyi operation yabaye muri 76 kuri Entebbe Airport, ikaza kurangira uyu Yoni cyangwa Jonathan Netanyahu ahapfiriye. Ni mu rwego rwo kwerekana ko Uganda yifatanyije na Israel mu kuzirikana ubutwari bw'uyu Yoni cyangwa Jonathan Netanyahu. Ariko hari ahantu yagarutse kuri poste avuga ko Israel yababaniye mu gihe bipapaga bakimama nta muntu bafite bareba. Aho naho niho ngira ngo tuze turebere hamwe bimwe mu bintu twavuga Israel yagiye ifashamo iki gihugu cya Uganda ku buryo bigera ku rwego aho umugaba mukuru w'ingabo yiprononsa gutya agatangaza ko igihugu cye kiri ku ruhande rwa Israel ndetse kiteguye isaha n'isaha bibaye ngombwa kuba cyakwinjira mu ntambara kikayifasha. Muri poste ye yabigarutseho ndavuga Kainerugaba avuga ko mu myaka 1980 Israel yabafashije. Nibyo, muri iyi myaka nyuma y'uko Yoweri Museveni afashe ubutegetsi, Uganda na Israel bongeye gukora icyo twakwita kubaka umubano wari warasenyutse, kuko umubano wa mbere wari warangiritse bitewe n'ubuyobozi bwari buyoboye Uganda bwa Idi Amin. Iki gihe rero umubano bawusubukuye bahera ku bikorwa birimo ubufatanye mu by'igisirikare ndetse no kubafasha mu bindi bijyanye na tekinike, tutibagiwe no kubaha ubufasha mu bya gisirikare harimo imyitozo ndetse n'intwaro. Hanyuma ikindi yagarutse ku myaka y'1990. Nibyo, umubano warakomeje n'ubufasha burakomeza. Aha byari bimaze kwaguka, bamaze noneho kugera ku bijyanye no gushyira imbaraga mu mubano uri diplomatique hagati y'ibihugu byombi. Ikindi kandi bakomeje kwagura ubufatanye ndetse n'inkunga mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'umutekano. Ni byinshi babafashije kuko bagiye babafasha mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse no mu bindi byari bikenewe n'igihugu nka Uganda muri icyo gihe. Aho twavugaga ni muri iyo myaka yatambutse General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yagiye agaragaza mu maposte yanditse. Ariko n'uyu munsi ibihugu byombi biracyafitanye umubano, dore ko Israel hari ibintu byinshi igifashamo igihugu cy'Ubugande birimo nk'umutekano ndetse n'ubwirinzi. Israel kandi ifasha igihugu cya Uganda mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse no kuvomerera n'ibijyana n'ibikorwa by'ubuhinzi muri rusange. Hanyuma ikindi Israel ifashamo Uganda ni ibijyanye no gucunga amazi ndetse n'ikoranabuhanga. Ikindi Israel ifasha Ubugande ni ikijyanye n'imyitozo aho biri ngombwa aho ikenewe ndetse n'ibijyanye na diplomasi. Reka ngushimire wowe twabanye iki kiganiro, reka ngisoreza aha. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibitekerezo byanyu bijye bidufasha kubakorera ibibanogeye. Ndi Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.